Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu by'ukuri wifuje ko tuganira mu buryo naje kubamo umusilamu. Twavutse turi abahungu 3 mu rugo n'abakobwa 2, ariko imiryango, inshuti za ba data nyine, za ba muzehe, harimo abasilamu. Noneho hari mukuru wanjye nkurikira bwa kabiri, yari umushumba ahantu mu rugo rw'umusilamu, baza kumwinjiza idini. Aje kwinjira idini aba umusilamu atyo. Anyije kuba umusilamu arakomeza nyine, ubwo yari umushumba baragirira inka. Gusa kubera twari dutuye muri karitsiye irimo abasilamu bake nyine bashoboka, tukajya tubona imico yabo nta kibazo, ari myiza. Tugeze aho ngaho rero, si yabaga mu rugo, yabaga aho ngaho. Hahita hakurikiraho uwo mukuru wacu mukuru, nawe yinjira ubusilamu kubera uburyo twabanaga n'abo basilamu, tukabona ni abanyamico myiza, bakunda abantu, banakundana hagati ubwabo ku bwabo. Kugeza aho ngaho, ariko uwahitaga yinjira idini yahitaga agira n'inyota yo kumenya ubusilamu ni iki, abwinjiremo abuzi. Bakajya bajya gusoma Korani. Kugeza aho ngaho nanjye mbyiyumvamo ni kwa kundi wayobowe n'irari ry'umutima we, nta wundi wamuyobora usibye Allah. Kugeza aho ngaho nanjye nakundaga kugenda ahantu sister yakoraga, akorera umusilamu, abona ukuntu bagira urugwiro, bakundana. Kugeza aho ngaho nanjye njya gushiduka, nabaye umusilamu. Kugeza aho ngaho uwo mwarimu sister yakoreraga muri resitora, donc ubwo nari ndimo kwiga. Yego sinize cyane ngo niga amashuri ahambaye cyane, ni imyaka myinshi niyo nize Korani. Urabizi kumwe bajya biga Korani bahera mu juzu, bakajya bagusomesha inyuguti ukazimenya, ugasoma amaya, ugafata amasura mu mutwe. Ijuzu ngeze aho ngaho ndayirangiza, mfata Korani nkazajya nyisoma nyigarukiramo hagati, kubera ko nabifatanyaga no kwiga uwo mwuga. Ubwo uwo mwarimu niwe wari waranjyanye kuri uwo musilamu, yari afite atoriye isudira. Ndagenda banyigisha gusudira, baranyakira nk'umusilamu, kumuzi ukuntu abasilamu bakundana. Baranyigisha pe, yewe nta n'igiceri cy'5 bansabaga, usibye ko bajyaga bamfasha rimwe na rimwe bakampa nk'agasabune nkajyana muri mukecuru mu rugo. Tuba inshuti, hagira nk'umuntu urwara mu rugo, watwigishaga akazi akanadusura. Hari na mukuru wanjye nkurikira bwa kabiri yararwaye, uwo musilamu aramwitangira, aramuvuza, bari baramuroze. Gusa ubusilamu mbona ari idini ryiza, mbwiyumvamo, ndabukunda. Bigeze aho ngaho mukuru wanjye nkurikira bwa kabiri ashaka umudamu. Ashatse umudamu, bimwe bya bindi nyine twita mukutano, basigaye bita kwicana ipati. Batumizaho abantu, batanga urupapuro rwa invitation, baraza mu rugo, mukuru wanjye bamutera inkunga. Data abibonye
aravuga ati iyi ni idini kweri. uwo mukuru wanjye mwituraba baragira umukutani irarangira, umusaza yari aho ngaho nyine nk'umuntu mukuru kuko ibi byahakorerwaga yari abizi, ubwo n'ibisekuru byabo hari harimo abasilamu. muzehe abonye umuhungu we ibintu bamukoreye byiza by'urukundo, nawe ava aho ngaho atoye shahada aba yinjiye ubusilamu gutyo, nawe arabukunda kubera ibikorwa abona biba mu busilamu byo gufashanya, kwitangira abantu, mbese ibikorwa byaba ari urukundo gusa. aba umusilamu atyo data, usibye ko umusilamu akuze ariko urumva ko yatoye shahada. kugeza aho ngaho rero akurikiraho umukecuru, nawe urumva ko yabonaga abahungu b'urukundo bamufitiye ari abasilamu, avuga ati nanjye singomba kwitandukanya n'abahungu banjye, nanjye reka mbe umusilamu. nawe atora shahada gutyo, twese twinjira ubusilamu, na sisita nawe yinjira ubusilamu. urumva famiye mbese abasaza n'abakecuru n'abana n'ikigo, twese tuba abasilamu. urumva tuba mu dini gutyo, ubwo ni uko nguko twabaye abasilamu. muri make ubusilamu ni idini yuzuye, ni idini y'ukuri, ni idini nziza cyane yita ku bakene, igasura abarwayi, ikamenya imfubyi, ikatwigisha buri kimwe cyose, ikatwigisha uburyo tugomba kubana n'abaturanyi bacu, ikatwigisha uburyo tugomba kubana n'abadamu bacu, ikatwigisha uburyo tugomba kubana hagati yacu ubwacu. isilamu rero ntacyo nayishinja, usibye aho bakora ibikorwa binyuranyije n'icyo ubusilamu budutegeka, ugasanga byitiriwe ubusilamu, naho nta yindi dini nabonye yandutira isilamu. ni idini niyumvamo nkayikunda cyane. nuko muri make naje kuba umusilamu, nabaye umusilamu 2004, umva rero nabaye umusilamu. Korani nayigaga 2005, naje kureka kuyisoma 2006 gutyo, kubera ko nari ndi kwiga ibyo ngibyo by'imyuga. ubwo nari nkora akazi k'ubusuderi insha Allah, kandi ngakora neza, nkakanoza, nkakora mu isuku. ubusilamu nkamenya icyo buntegeka nkacyubahiriza nk'umuntu nyine. nuko muri make nabaye umusilamu, ariko ni idini ryiza cyane, mbese ubu utarayigeramo ntago yayimenya, ntiwanayimubwira ngo kuyumva byamugora, bijyanye n'ibyo wenda bajya bumva mu busilamu. nabo ubwo bajya babyumva. uwagize amahirwe akabona iyo nema yo kuba umusilamu, akiga idini, akamenya ubusilamu icyo ari cyo, nta yindi dini yajyamo, wallahi nta yindi dini yajyamo. isilamu ni idini nziza cyane cyane, sinabona uko mvuga isilamu, njye nabonye ari idini nziza, nta yindi dini yandutira isilamu. nuko naje kuba umusilamu.